burya ikintu cyose gikomera mu buzima ni uguhitamo neza igihe cyo guhagarara cyangwa se gukomeza. Ibi nabyo ukabimenya. Igihe ntabwo ubutumwa bwa mbere bwansabaga gukomeza gushakisha ukuri, sinigeze ntekereza yuko bwanshyira mu kaga. Ntabwo nigeze ntekereza yuko rwanshyira mu byago bigeze kuri ibi byose. Ariko rero nubwo nari ndi mu mwijima, umutima wanjye niwo wawumye kuntuma gukomeza gushakisha ukuri. Uyu munsi reka mbageze igice cya gatatu cy'urugendo rwanjye, igihe ibintu byose byari byatangiye guhindura isura. Nitwa Sarah Rain. Iyi nkuru yanjye y'urukundo yitwa Love in Shadow. Reka dukomeze n'igice cya kabiri. Nari ndi muri studio yanjye ntoya mva mu rugendo rwo muri Ravenwood, aho nari maze kubona amashusho y'ibanga akomeye cyane. Muri ayo mashusho nari maze kubona Adrian Cross, wa mugabo twese twakekaga yuko ari umwere, yari mu bikorwa byo gutanga za ruswa no guhindura inyandiko z'amategeko. Nabonye amashusho y'abakozi be bamusinya imbere, abakorerana amasezerano atemewe. Yari ibintu rwose binshishikarije umutima bikomeye cyane. Nari nabonye ibyo abantu bose nka Cross bakora, ariko ibi ngibi byari ukuri kwanjye nyine. Ibintu nari nyine kugira ngo ntangire urugamba rwanjye rwo guhangana na Cross, wari umaze iminsi anyiciye mu muvandimwe wanjye, musaza wanjye Liam. Nyuma yo kubona yuko ibyo bimenyetso byose nari maze kubibona, nari nkeneye gukuraho kopi yayo ku buryo bwihuse. Ariko rero uko nabaga ntekereza ibyiza gusa, ni nako nakomezaga kwikanga. Hano niho urugendo nyakuri noneho rwatangiriye. Murabyiruka ubwo nageraga mu modoka yanjye, ndafunguye laptop yanjye nkoresheje uburyo bwo kubika amashusho yose nari maze gukura muri icyo kimashini gishaje. Nibyo rwose nari mfite ubuhanga bw'ikoranabuhanga, ariko rero ibi ngibi ntabwo byari ibintu bisanzwe. Nari ntangiye urugamba rwari rurimo abantu bafite amayeri arenze ayanjye. Ibyo nitekerezaga nyuma y'iminota mikeya, nakiriye ubutumwa kuri mudasobwa yanjye bumbwira ngo ube witonze, itonde. Bunsaba kwitonda cyane. Amatsiko nari mfite. Uyu ni nde urimo anyandikira ubutumwa bwose? N'ubutumwa bwa mbere mwibuke yuko hari umuntu wabunyandikiye. Ibintu byakomeje kugenda bikomera cyane. Sinari nzi aho ubwo butumwa bwaturutse, nubwo bwose bwanyibukije yuko nari nkwiriye kwitonda nkagenda gake cyane. Ni ukuri rwose byatumye ngira ubushake bwo gukomeza, ariko rero nanone mfite ubwoba. Naciye bugufi kandi nakomeje gukora, ariko rero mbere yuko niruhutsa ibintu byatangiye kuba bibi cyane. Uti se byagenze gute? Ubwo nari ndi mu nzira ngana mu mujyi, habaye ikintu kidasanzwe. Hari imodoka ebyiri z'umukara zari inyuma yanjye. Nubwo nageragezaga kugenda neza cyane mu muhanda wenda ngo nzihereze inzira zitambuke, nari nzi neza yuko ndi gukurikiranwa rwose. Marcus, wa muhanga wanjye nakoranye nawe, yambwiye kenshi yuko abantu nka Cross batihanganira abakurikirana. Ni ukuri baba bagomba kukwica nta kabuza. Mu muhanda nari ndimo kugenda mfite ubwoba bwinshi cyane. Urumva nawe, umunyamakuru nkanjye Sofia Rain, umunyamakuru w'umusitari, ariko rero nta muntu wari uzi ko ndi muri urwo rugendo. Nta muntu watekerezaga yuko n'abandi mu rugendo. Nibazaga ninde muntu waba unkurikiye, ninde mfite nyina w'ikibazo. Nageze aho ngaho nkeka yuko imodoka iza guhindukira wenda ikancaho. Ndangije nshaka ahantu mpagarara hirya no hino y'umuhanda, bincanze nsubira inyuma. Ariko rero icyizere cyanjye cyari gikeye. Nagerageje guhamagara Marcus, ariko rero telefone yanjye yari irimo gukurikiranwa. Najyaga guhamagara nkabona birikubye. Sinzi ibintu by'ubuhanga byari biri kumbaho, wagira ngo bari bamakinze ahari. None mu kanya gatoya cyane ikintu kidasanzwe cyabaye. Umuriro wahise ushira muri telefone yanjye birazimya. Nubwo byari gutya, nageze ku rugo rwanjye nshidikanya cyane. Mpagaze mu muryango nagize ubwoba budasanzwe, numva ngiye kwitura hasi. Ubwo rero ariko ndakingura. Nkimara kwinjira nasanze ubutumwa bwo mu muryango butangaje. Urumva nagiye kureba mbona message, agapapuro kanditseho ubutumwa karambitse mu muryango. Nkimara gukingura urugi gahita kagwa hasi, kanditse ngo va ngaha niba utashaka gupfa rwose. Umva nkimara kubona buno ubutumwa bwawe bwaranyishe cyane. Ako kanya noneho niko nagize ikibazo, ndibaza ninde koko ndibuze kwizera. Ntabwo nari nzi umuntu uri kunyandikira ubwo butumwa bwose bumeze gutyo. Nubwo nari nzi yuko Marcus ashobora kuba ari inshuti nyakuri, nabonye yuko ibintu byari bimaze kugera ahantu kure. Ko Cross wenda yari azi buri kimwe cyose, azi intambwe zose ndi gutera. Byatumye ntekereza ku byo nari nakoze, numva ubwoba buranyishe cyane. Naricaye ndibaza ni ese koko ngiye gukora iki koko? Ese Liam, musaza wanjye, ibi koko mana yanjye
ese koko yari kunyemera gukomeza gukurikirana ibintu byose yahoze kuba akiri muzima? Nubwo nabonaga yuko mbishyira biri gushyira abantu benshi mu kaga, igihe cyo gufata umwanzuro cyari kigeze. Ntabwo umusaza wanjye yari ari kureka ngo agende gutyo gusa. Muri iryo joro Marcus yaraje, twicaye mu ruganiriro tureba ayo mashusho nyine twari twafashe. Iyo ari amashusho yagaragazaga abategetsi bakomeye cyane bakorana na Cross, uyu mukire cyane turi kuvugaho. Bose bagaragaraga nyine nk'abakozi b'ingufu ba Marcus. Urumva yari umuntu utavugirwamo, ibyaha bye leta yasaga naho ibizi ariko igakomeza kumuhishira. Niba Cross ashaka guhisha ibi bintu nuko nyine bifite akamaro. Ayo mashusho nari nabonye, nakomeje gukorana na mugenzi wanjye Marcus kugira ngo ibintu bikomeze kugenda neza. Njye na Marcus turamumirwa nyine, nuko twafashe umwanzuro wo gushyira ibintu byose hanze. Ariko rero mbere yo kubikora nari nyine gufata ikindi kintu kimwe gusa, kugira ngo wenda kugera ku muntu wo muri leta ushoboye wenda kuzadufasha mu buryo bw'amategeko. Urumva, guhangana n'umuntu ukomeye wari wishe musaza wanjye. Cross yari umugabo ukomeye cyane kurenza uko wabitekereza. Kumushyira hasi ntabwo ari ibintu byari byoroshye. Bukeye rero nasohotse hanze kureba niba ibintu byose biri ku murongo, biri mu buryo. Ariko rero muri ako kanya nahise mbona imodoka ya Cross ihagaze imbere y'inzu yanjye. Umutima wanjye wahise uhagarara, sinzi icyo gukora. Byagaragaraga yuko urugamba nari ndimo kurutsindwa, urugamba rwari ruri hafi gutangira byuzuye. Ese Cross yaraje gukora iki koko? Cyangwa wenda ninjye wari kuzamusohora mu mwijima? Hari wenda wasanga nari mugerereye mugeze kure, ariko nagize gutya ngiye kubona mbona imodoka ya Cross ku muryango wanjye. Byari bigiye kugenda gute? Ibintu byari bigiye guhinduka burundu. Nuza kumenya ibyakurikiye uraza kumirwa. Nyuma yo kuba mu mwijima nari nkeneye kwitegura urugamba rwa nyuma. Cross noneho ntabwo yari kuzanyihanganira, kandi nanjye sinari kumureka ngo agende, sinari kumwihanganira. Ariko se nzagera ku cyo nshaka? Nzagera kure se? Nzagera kure hehe ndwanya umwijima? Mu buzima hari ubwo usanga ukuri kugenda kugorana, ubwo ugenda ukwegera kumenya byinshi cyane. Nibyo nakubwiraga, ukuri kumeze nk'umucyo, ukurura udukoko twinshi cyane dutinya kuvanwaho umwijima. Nyuma y'amakuba yose naciyemo ibimenyetso byose byagaragazaga yuko nyine urugamba rwacu rugiye gufata wenda indi ntera idasanzwe. Natekerezaga yuko kumenya ukuri bigoye cyane kurusha byose, ariko rero sinigeze ntekereza uko ukuri gutangira kuvumburwa niko ibibazo byinshi cyane bigenda bigaragara. Mu ijoro ryakurikiraga, aho Marcus yari ari iwanjye nyine turimo tujya inama, nakiriye ubutumwa bw'ikoranabuhanga buvuye ahantu hatandukanye. Ubutumwa bwo mu buryo bwa kode bwangoye cyane kubusobanukirwa, ariko nyine nifashishije abahanga banjye wenda n'ubumenyi bwanjye buke, nabashije kubona yuko bwavugaga buti harakabaho isaha yo guhumuka. Nyamara kubona ubwo butumwa sinabashije gusobanukirwa neza icyo ubu butumwa bwarimo buvuga. Nahise mpindukira ndeba Marcus ndamubaza ni iki ibi ngibi bishatse kuvuga? Byavuye he? Yashubiza ati, Sofia, ntabwo bimeze neza. Hari abantu benshi cyane ubu ngubu bashobora kuba bayazi ibyo turi gukora. Cross ashobora kuba yamaze kuvumbura, amaze kugera kuri buri kimwe cyose, yamaze kumenya abakozi be wenda bakoranye bakamubwira ibanga ryawe. Nahise mpindukira Marcus ndamubaza ni iki ibi ngibi bishatse kuvuga? Byaba byavuye he? Yashubiza ati, Sofia, ntabwo bimeze neza na gato. Hari abantu benshi cyane ubu ngubu bashobora kuba bazi ibyo urimo gukora. Cross ashobora kuba amaze kugera kuri buri kimwe, kuri umwe mu bakozi be bakaba bamaze kumubwira ibanga ryawe. Umunsi ukurikira ibintu byose byarushijeho kumera nabi cyane. Naricaye mu rugo ndimo gukora ku nyandiko zanjye, ariko rero numvise imodoka nyinshi cyane zinyuze hafi y'urugo rwanjye. Imwe muri zo yagaragaraga neza nk'iy'abantu ba Cross, ariko rero igikomeye kuruta ibindi byose ni uko numvise ijwi ry'abantu biganirira rwose inyuma y'inzu yanjye. Icyo gihe umutima wanjye wahise utangira guhinda. Ndavuga ni Mana yanjye, none sinzi niba nijoro ribuze guke. Sinashobora kwihanganira kuba mu rugo, nari nyine kugenda. Nahamagaye Marcus ndamubwira nti dufite ikibazo gikomeye cyane. Cross aranyegereye bikomeye. Twemeranyije guhurira mu mujyi, ariko rero kugira ngo ngereyo narasohotse ndimo guhinduranya inzira ngira ngo ndebe niba hari uwankurikiye wenda. Ubwo nari mu nzira nahise mbona indi modoka inyuma yanjye. Byari bisobanutse rwose yuko nari nakurikiwe. Nahise mpindura inzira manuka ahantu hato cyane, ariko rero imodoka yakomezaga kunkurikira n'ubundi no muri ako kayira gatoya. Mu mutwe wanjye sinashoboraga kumenya niba ari aba Cross cyangwa se wenda ari abandi bantu b'inyeshyamba za politike bashakaga kwica ukuri kwanjye.
nyuma y'iminota igera kuri 20 nabashije kugera ahantu hatuje cyane. Narekeye imodoka yanjye ahantu hatari higaragaza neza cyane, nkomeza urugendo n'amaguru. Sinashoboraga kwemerera abo bantu kubona aho nari ngiye. Mu mujyi Marcus yansanzemo yari yicaye ahantu hatuje cyane mu kabari gato cyane twari twahanye gahunda yo guhuriramo. Ubwo twicaraga ku meza yambwiye ibintu byanteye ubwoba cyane kurushaho. Ati Sofia, ubu noneho Cross afite abantu bo hejuru bari kumufasha guhiga ibyo ukora. Niba udashaka yuko bigenda nabi, tugomba kubona umuntu wa leta udufasha. Ariko rero njye sininize umuntu wa leta n'umwe. Nabonye uburyo Cross yari afite ubushobozi bwo kugura abantu benshi cyane, kandi numvaga yuko uwo twakwizera wese yashoboraga n'ubundi kuba yabakorana na Cross. Marcus yakomeje kumbwira ngo dufite amadosiye meza, ariko niba adashyizwe ahagaragara mu buryo bw'umutekano, dushobora kugira ibibazo bikomeye cyane birimo n'urupfu. Naricaye nibaza koko niba ndi gukora ibintu byiza. Ese kwirwanaho gusa byari bihagije? Ese nari gukora iki ngo mpagarike Cross n'ingufu zanjye zose? Ariko rero yari afite ingufu nyinshi cyane ziruta izanjye. Icyo gihe nibwo Marcus yambwiye ijambo rimwe ati, ni ugufata icyemezo twiteguye cyangwa se tukisenya twe ubwacu. Ntabwo nigeze nkeka yuko urugendo rwo gushaka ukuri ruzaba urugamba rukomeye cyane nk'uru, ariko muri iryo joro twakoze ikintu kimwe. Twatangiye gukusanya ibimenyetso byose no gukora inyandiko twari kuzashyikiriza umwe mu bantu twari kwizera. Nk'umunyamakuru ukora iperereza, menyereye guhura n'abantu b'ingeri zose bagiye batandukanye, bitewe wenda buri muntu n'imyitwarire. Bamwe barangwa n'ubwoba mu gihe tuganira, abandi baba bafite ubwirasi budasanzwe, naho abandi benshi baba bafite ikintu cyo kwirata. Ariko rero Adrian Cross niwe muntu utangaje kurusha abandi bose nahuye nabo. Iyo urebye ukuntu nyine buri muntu amwitegereza cyangwa se ukuntu aba aseka buri kintu, ureba nyine buri kintu cyose kimwerekeye ari ikintu gishishikaje. Ariko rero njye namubonaga nk'umwicanyi. Ibyo namubonagamo byose si ibyo abandi babonaga. Cyane cyane sinari nzi yuko amaso ye yamuragaho buri gihe cyose. Kuva Adrian Cross yamenya, ntiyigeze atekereza undi muntu n'umwe. Mu gitondo nari nicaye nyine muri bisi ya televiziyo, mbwira shoferi, ni shoferi, ati imodoka tugende ku biro bya Adrian Cross, nyine gutara amakuru yose ahagije kugira ngo menye iby'uriya mugabo. Ndagenda tumaze kugera hafi y'inyubako ye, nyine hafi y'uruganda rwe, tuva turi aho ngaho nyine mvamo ntangira kugenzura iby'iyo nyubako, ngenda mfotora amafoto atandukanye. Ntegereza yuko Adrian Cross yasohoka tukavugana, nkamubaza ibibazo bigiye bitandukanye nari namaze gutegura. Ako kanya rero nyiri hanze y'inyubako ya Cross Enterprises nari mpagaze nk'umunyamakuru nyine usanzwe ushaka amakuru. Ariko rero ibyo nashakaga cyane byari kure y'inkuru zisanzwe za televiziyo. Kurumva nawe ngaho nari nagiye, yari ahantu nagiye mu buryo butemewe n'amategeko, kuko igitangazamakuru nakoreraga nacyo ubwacyo Cross yari agifitemo imigabane. Kunyirukanishaga byarashoboka, ariko rero ntabwo nigeze mbigiraho ubwenge rwose. Naravuze ni reka ntari nk'urupaka, umuntu wanyiciye musaza wanjye wese bigomba kumugaruka. Nagumye hanze negereza Adrian Cross, ndangije nkomeza kureba uko buri muryango wose ugenda ufunguka, abawusohokamo, ndi no gucunga buri muntu wese uri buze gusohoka. Ariko rero ntabwo nari nzi yuko uwo munsi ibintu byose byari bigiye guhinduka. Urimo kwibaza ikintu cyari kigiye guhindura? Cross nawe yise asohoka muri ako kanya, nkibona ntangira gufata amashusho nkoresheje telefone yanjye. Ariko rero nitsimbye mu modoka. Gusa Cross iyo umubonye bwa mbere nyine ubona asa nk'umuntu w'umutima mwiza cyane, aho reseka afite uburyo aganira bwiza cyane. Nyine urebye n'abakozi be ubona batera icyizere, ni umuntu witonda cyane, abantu bose baramukunda. Bose nahise mbona baraje baramwegera, abagore bafite amasura meza cyane bati Cross duhiriza ifoto, turagukunda cyane. Abamubonye bwa mbere bari gufentinga bitura hasi, abashinzwe umutekano babajyana. Ubwo yasohokaga mu nyubako nagiye ntekereza neza ikintu ngiye gukora, bita nitsimba mu modoka yanjye ndinjira nditsimba, ko nahise niyumvamo ubwo butahasanzwe. Nyimubona nahise numva mpungabanye. Cross amaze gusohoka agenda yerekeza kuri parikingi ye. Mbere yo kwinjira mu modoka yihenze yarahindukiye aza yerekeza kuri ya bisi nari ndimo ya televiziyo nakoreraga ya 3MTV. Ubwo rero nari ndimo aho ngaho nyine nitsimbyemo. Cross ngiye kumva numvaje ku idirishya, buhoro buhoro arangije arareba. Ndangije nanga gukingura urugi nyine kuko yari arimo kunkomangira ku birahure. Ndangije manurikira buhoro buhoro, mfite telefone yanjye ndimo kugerageza kugaragara nk'utamwitayeho, nigize bize cyane. Adrian Cross mu ijwi ryoroshye cyane ariko ririmo guseka ati
ndakeka ko ukeneye ifoto nziza rwose turi kumwe, rekera kwigira nkaho utanyitayeho. Hanyuma rero ndatungurwa cyane n'ubwoba bwinshi, ariko ngerageza kwigira nk'utamwitayeho nk'umunyamwuga nti reka iby'ifoto Cross, ndi hano nk'umunyamakuru w'iperereza kandi icyo nyine ni amakuru si amafoto. Adrian Cross aseka cyane yiyegamira ku modoka yacu yigize nkaho nta n'ikintu bimubwiye ati makuru. Maze kubona ko aho ugiye hose inkuru ziba arizo zifite agaciro, nicyo kintu ushyira hejuru mu buzima bwawe, kandi njye ndumva ibyo ushaka atari izo nkuru zawe, aho guhura shaka uri kumwe nanjye ni njye ushaka. Adrian Cross yari umuntu wifitemo amagambo akurura igitsina gore, by'umwihariko n'abandi bantu bitewe n'ukuntu yari azi kuvuga cyane, ariko rero njye ayo magambo ye ntabwo nari nyitayeho, ntabwo yari kunyibagiza gahunda nari mfite yo kumushyira hasi. Ibyo ko yari umusore mwiza, kuba ahumura neza, kuba nyine yari boga, ibyo sinari mbyitayeho. Numvaga yuko afite amabanga y'umwijima ahisha. Nuko rero ndeba Adrian Cross ngisereni, umva Cross, mbwira impamvu ukomeza kubeshya abantu ariko ugakora ibikorwa byiza wigeze nk'aho uri umuntu mwiza, kandi ukora ibikorwa by'umwijima biri inyuma y'amarido. Adrian, ibintu ntabwo bizakugwa amahoro. Adrian ashize amanga ati niba ushaka kumenya ukuri ntuzagukura mu nkuru zawe wirirwa utaraza kuri 3M TV, ugomba kunsanga iwanjye gakwereka aho kuri kose ushaka kuri. Ndiruhutsa cyane nti nta burenganzira ufite bwo kunyigisha uko nkora akazi kanjye. Adrian, wowe ukeneye gusa kubwira abantu ukuri ku bijyanye n'ubugome bwawe, wamwicanyi we. Adrian Cross amwenyura buhoro ubona yuko atataye umutwe ati ndashaka kukwereka yuko uri kurebera ibintu mu ruhande rubi Ren, ariko rero mbabarira ibyo ushaka ntibishobora rwose kubaho. Uko ubitekereza kose ntushobora kuzigera umenya ukuri. Njyewe ndi utekereza ko ntari we, kandi ndi umuntu utazigera umenya. Cross ahita avaho ngo haranigendera, asiga Sofia Ren muri iyo modoka, amusiga ari kwibaza ibintu byinshi. Amagambo y'uwo munsi amutera kwibaza byinshi ku rugendo rwo gushaka ukuri. Sofia Ren ati icyo gihe ntabwo nari ndi kwibaza ikintu kibaye mu buzima bwanjye, numvaga ntangiye gucanganyukirwa. Uyu mugabo yari afite ubwenge buhanitse, ariko nanone yaranshangaga ku buryo nanjye nageze aho ngaho nibaza niba ibyo ndi gushaka ari ukuri cyangwa se nshaka urupfu. Amakuru yandi atunguranye nagiye kubona mbona email ivuye ahantu hatagaragara, irimo amagambo agira ati ijwi ry'amagambo y'ukuri riryana mu gutwi nk'iry'ikirahure kimenetse. Nkisoma iyi message yankuye umutima, natangiye gusara, numva umutima wanjye uri gutera vuba cyane. Ubuzima bwanjye bwari nk'ikinamico kitagira amaherezo. Sinari nzi neza niba ndi mu mwanya w'intwari cyangwa se w'umunyabyaha, ariko ikintu kimwe nari nzi ni uko Adrian Cross yari umuntu mubi cyane, ntabwo yari intungane n'ukuri. Nubwo njye ntekereza ko ubuzima bwanjye bumeze nk'urujijo rutagira aho rugarukira, sinari niteze yuko uyu munsi uzagera nkahangana na Cross, umunyamujyi wuzuye amayobera wari wongeye kwigaragaza mu buzima bwanjye mu buryo bw'uburyarya. Igihe nakekaga yuko ndimo kumumenya, ahubwo ubuzima bwe bw'ibanga bwakomezaga kuntungura no kunsaza, kandi kuri njye ibisubizo nashakaga ntabwo byari urukundo rw'uwo muntu nk'uko yabikekaga. Njye mbona Cross ahari yarakekaga yuko namukunda, kandi n'ukuri ntabwo nigeze mukunda. Ubwo rero umunsi umwe ndicaye mu biro bya 3M TV, imbere yanjye hari urutonde rurerure rw'ibimenyetso nanditse, inyandiko n'amafoto agaragaza Cross n'abakozi be, ndimo kugerageza kubihuza kugira ngo wenda nkore inkuru idasanzwe kandi ifite igisobanuro gikomeye ku mwuga wanjye. Nagira ngo nkore inkuru yitinga ahantu hose, kandi iyo nkuru yagombaga kuba irimo ubushakashatsi nikoreye. Telefone yanjye nagiye kubona mbona irasonye, nditaba mu ijwi ritujwe nti halo, muravugana na Sofia Ren. Numva ni Marcus uri kuvuga ahumeka insigane ati Sofia, ndi hanze y'inyubako, ufite akanya k'iminota mike cyane ngo usohoke nkubwire, mfite ibimenyetso bishyashya birenze rwose byerekeye Cross n'ubugambanyi bwe, kandi ibimenyetso birakomeye cyane. Nanjye ni erega Marcus, ndagukunda n'ukuri ukuntu utanga umwanya wawe ukitangirira iyi nkuru. Injira mu biro byanjye nta kibazo, wibuka yuko iyi televiziyo itazi ibyo turimo, wibuka ubigira ibanga hatagira aho muhura yakubaza ukatangira ukavuga ibitari ngombwa. Marcus ati nta kibazo. Yinjiye mu biro byanjye yicara imbere yanjye, amereza flash disk irimo ibimenyetso bishyashya kuri Cross. Marcus ati ibya Cross bigenda biba bibi cyane kurushaho, dore amafoto akwereka yuko uyu mugabo yigeze guhura n'abantu bafite amakuru y'ikigo gishinzwe iby'umutekano w'igihugu. Ibi ni ibimenyetso simusiga byemeza yuko Cross ari umugambanyi w'igihugu Ren. Urabyumva ute? Narebye mu maso ya Marcus ndamubwira nti mbwira icyo urimo gushaka kuvuga neza. Nibiki byerekana se ko uhari we uri inyuma y'urupfu rwa ya musaza wanjye,
cyangwa se ubundi buhemu bwose ubwo ari bwo bwose. Marcus yifashe ku gahanga agaragaza ko yahangayitse cyane ati mva nta byinshi bifatika mfite rega, gusa kuri kw'ibyo ugomba gushakisha birigaragaza. Cross afite ubuhanga bwo kuba mu mwijima ariko agaragara nk'icyitegererezo mu bantu bose no mu mwanya we nk'umuherwe w'iwa mbere mu gihugu cyose. Ukiri mutoya nyine ngo ibyo ngibyo nibyo akangije. Ndamwenyura cyane ariko mfite uburakari bwinshi inyuma. Ni ubwiza bwe bw'imbere y'abantu si cyo kibazo cyacyo, ubwiza bwe n'uburyo yitwara imbere y'abantu nk'imiyarya ntacyo bimbwiye kandi nta naho ibyo bihuriye. Nibaza impamvu njye byananiye kuba nabona neza ukuri kwe ubundi nkamushyira hasi nkamusenyura. Marcus arandeba asa n'uwigira inyuma ati ntacyo navuga, gusa uzi ko Cross ashobora kuguca intege mu buryo bwose bushoboka bwose. Ugomba gukora ibintu bishaka kandi witonze. Marcus asohoka mu biro byanjye yarangiza akagenda. Akigenda ako kanya Cross yahise amamagara ku murongo wa telefone wihariye. Nitegereje izina rye ndarireba mpita mbona yuko ari Cross. Birancanga cyane ndavuga ni simani yanjye telefone Cross amamagara iki. Cross ko kare twashwanye. Mu ijwi rihamye ndetse ni Cross byagenze bite kumamagaye. Adrian Cross mu ijwi ryo ku murongo atuje cyane ati Rain buri gihe uranyibagirwa ntabwo uba unyitayeho, ariko njye sinibagiwe uburyo nsekeraga neza mu kiganiro kuri televiziyo. Gusa ndabizi yuko ibyo ntekereza byose ntacyo bivuze kuri wowe. Ibyo rwose narabyakiriye ntuba unyitayeho. Nungwe ni sinkeneye kukwitaho, sinkeneye n'umuntu uhumbura ibihe bya interview byari ibintu bisanzwe byarabaye byahindutse ahashize. Cross ndi hano kugira ngo menye ukuri nta kindi. Na wundi mubano mfitanye nawe kucyo nkumburira iki? Adrian Cross aseka buhoro kuri telefone ati sinifuza kukubaza, niba hari icyo ugomba kumva nuko ukiri imbere nk'umuntu mubi nyamara nta n'icyo bihindura kuko ndi we mu mutima wanjye. Sofia Rain, njye ndi umugabo wirwanyeho, nta kibi nakoze, sinzi n'impamvu nyemanga. Sofia afunga telefone ye yarangiza agahita yicara ashyira amaboko ku mutwe asa n'uwivugisha wenyine mu buryo bugaragaza yuko yataye umutwe. Yabonaga yacanganyikiwe. Sofia Rain ati nari naramenyereye guhangana n'abagabo benshi bafite amabanga, ariko Cross arihariye. Yarandi mateka kandi nubwo ntacyo nari nzi ukuntu yankundaga. Amagambo ye yatumye ntekereza byinshi ku buryo wenda nari ndi imbere y'umuntu udasanzwe. Nabonaga ibintu biri kuba ari ibintu bidasanzwe. Cross yari umunyabugeni mu gushuka ndetse rwose no mu gushuka abantu. Ariko rero njye sinari nzi yuko umunsi umwe amateka azahinduka, ubundi uko mwitwaraho bigahinduka, kandi ubwo ngubwo urugamba rw'urukundo rwari rutangiye mu buryo butavugwa. Ni nanga dusoreje igice cya mbere cy'iyi nkuru, aho igice kirangira amashusho agaragaza Sofia Rain yitegereza mu madirishya y'umujyi, naho Cross nawe aba ari kureba inyenyeri za nimugoroba yicaye hanze y'inyubako ye ndende cyane. Ijya ritwaga Dikerodi, hanyuma iyi nkuru yitwaga Love in Shadow cyangwa se urukundo mu gicucucucu. Iki gicucucucu kirimo urukundo rwande nande? Wewe urabitekereza gute? Nyandikira mu butumwa bugufi umbwira ibyo mushima, ibyo murenga n'ibyo twakongera kugira ngo ibintu birusheho kugenda neza. Byose dukora tubikora ku bwanyu. Warugurikiye 3M TV, bivuze neza 3M TV, mukomeze kugugana.